Ni ku nshuro ya gatanu abari mu nzego z'uburezi mu karere ka Nyabihu barimo abayobozi b'ibigo by'amashuri, abarimu ndetse n'abanyeshuri muri aka karere bibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka rwahereye ku biro by'akarere ka Nyabihu rusorezwa ku rwibutso rw'akarere ka Nyabihu ruherereye mu murenge wa Mukamira aharuhukiyemo imibiri y'Abatutsi 2359. Uhagarariye yibuka mu karere ka Nyabihu yagaragaje ko kwibuka atari umuhango. Ntabwo ari umuhango gusa kuza hano, ni byinshi mwakoze nyakubahwa Didi ku mibereho myiza y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwabishyiriye mituweli, buri gihe murabikora, mwaraboroje, nta mugenerwabikorwa ubu wabura amata, mwakoze byinshi. No kuba uru rwibutso rusa gutya mu bufatanye mwagiranye n'akarere, kuko ubu muba munyagirwa, izuba riba ribica, ariko murabona ko byose bisobanutse ndetse yatwijeje ko bizakomeza. Mu mboni za bamwe mu banyeshuri bahamya ko kutibona mu ndorerwamo y'amoko ari cyo kintu nyamukuru kwibuka bibasigira. Iyo twatumiwe muri bino bikorwa byo kwibuka bidusigira umukoro yuko tugomba gusigasira amateka yaranze igihugu cyacu ndetse tukirinda yuko ibyabaye byasubira ukundi. Nk'urubyiruko turashimira cyane kino gikorwa badufashije tw'abanyeshuri bakakitwegereza ndetse bakadufasha kugira ngo bakatwigisha bakatubwira amateka byagiye biranga u Rwanda. Ibyo biduha nk'umukoro twe nk'urubyiruko mu kubirwanya, turwanya ingengabitekerezo, twirinda kwishyira mu matsinda nk'abanyeshuri, ahubwo tugashyira hamwe ubumwe n'ubwiyunge nk'uko bahora batwigisha mu mashuri ndetse n'abayobozi bacu muri rusange. Kuri iyi nshuro abari mu nzego z'uburezi baremeye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 2 babaha inka ndetse n'undi umwe wahawe inka w'umurinzi w'igihango. Juru Anastasi ndetse na Ingabire Adeline bahamya ko yari amaboko bahawe abafasha gukomeza gutwaza bagana imbere. Ndishimye kuko bangeze mu zabukuru, ariko kugira ngo aba barezi babe bampaye inka ndetse y'amasaziro ni igihango ntazibagirwa, ni igihango gikomeye. Ndanezerewe mpawe inyana ishashi nziza cyane, niteguye ko ngiye kubona amata ari abo muryango wanjye, ndetse iyo ibyiza bikugezeho ari abaturanyi n'abandi ntabwo byikubira wenyine. Miliyoni zisaga 8 z'amafaranga y'u Rwanda niyo abari mu nzego z'uburezi bakusanyije uyu mwaka, ahamwe yaguze izi nka zo kuremera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'umurinzi w'igihango, andashyikirizwa akarere kugira ngo azifashishwe mu kwita ku rwibutso. Vumera Makesha Jean Bosco, umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere, ahamya ko gutegura kwibuka bifite imvano. By'umwihariko mu ishami ry'uburezi twashizeho gahunda y'igikorwa cyo kujya dusura urwibutso, tukarusura dufatanije n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, aho bidashobotse ko abanyeshuri baza bose bakaza bahagarariwe. Icyo tuba tugamije ni iki, ni uko abarezi n'abanyeshuri basura urwibutso, amateka bigishwa mu mashuri ndetse amateka ya Jenoside bigishwa bakanayareba mu rwibutso, bakabona ibyo bigishijwe bakabibona mu maso yabo. Simpenzwe Pascal, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, yibukije abarezi ndetse n'abanyeshuri ko bafite uruhare runini mu kuganisha u Rwanda heza. Abayobozi rero b'ibigo by'amashuri, abarezi, abanyeshuri mufite uruhare rukomeye cyane mu gukomeza kumvikanisha icyerekezo u Rwanda rwahisemo, gukomeza kubisobanura no kugira icyanyu kugira ngo n'abatarabyumva babyumve. Muri rusange abari mu nzego z'uburezi buri mwaka bategura igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no kuremera abayirokotse. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.